Ya reka tubasuhuze kandi twishimire ko Imana yaturinze ikabaduhaye uyu munsi. Bibiliya ivuga yuko Imana duhaye uyu munsi yawuduhaye ngo tuwishimiremo. Iyo utishimye rero ubukozi ibintu binyuranye n'iby'Imana yashatse kugira ngo ugere kuri uwo munsi Imana yaguhaye. Kubera yuko ntago Imana yaturemeye kubabara, ahubwo yaturemeye kugira ngo twishime. Niyo haje bitubabaza biza igihe gitoya, ariko ibyishimo biba biri hafi. Mbega mu yandi magambo, ikintu bita ibyishimo nicyo kintu kitagomba kubura mu buzima bwawe. Umubabaro uzaza, ariko uzaza ufite impamvu yawo, kandi iyo mpamvu nimara kugerwaho hakurikirweho n'icyo bita ibyishimo. Hano muri Yakobo niho tugiye kwiga cyane. Nababwiye ko amazina yanjye siko nayababwiye, ariko nitwa Patrick. Nagiriwe ubu ndakizwa, kandi Imana iri kumwe nanjye kuko iri kumwe namwe mwese. Muri Yakobo haravuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kandi haravuga ngo mureke kwihangana gusohoza imirimo yako, ubone gutungana mushyitse mutabuzeho na gatoya. Rero nibyo ngibyo twababwiraga. Ibigeragezo bifite impamvu biza, ntago biza gutyo gusa, cyane cyane ku mukristo. Dufite impamvu tubabazwa, dufite impamvu duhura n'ibitugerageza, ngo bigamije kugira ngo bitunganye kwizera kwacu, bityo kwizera kwacu kuduhe kwihangana. Burya ibyaha byose abantu bajyamo, cyangwa se uburyo abakristo bava mu nzira n'abandi bose, kwihangana ni kuba kwaba mu Giswahili baravuga ngo kwaba kamilifu, ni kwari kwahama, ni kwari kwatungana neza, ni kwari kwakomera neza. Imana itunyuza mu bintu byinshi kugira ngo tugire kwihangana. Nitugira kwihangana tubashe gusohoza umugambi w'Imana yaturemeye tudacumuye. Reka mbabwize ukuri, nimba ari ikigeragezo gikomeye ku isi abantu bafite, ni ikigeragezo cy'ubukire. Burya gukira ni ikigeragezo gikomeye cyane, kandi abantu benshi batagize kwihangana, batagize umutima w'Imana, babasha kuzarimbukiramo. Buriya amafaranga ni meza, ubutunzi ni bwiza, ni nabyo dushaka, twese dushaka kubaho neza. Ariko nimba ari mu bintu byinshi byabujije abantu, bizabuza abantu ijuru, ni amafaranga n'ubutunzi bw'iyisi. Kubera ko babibonye badafite kwihangana, badafite capacity ibasha gufata ibyo babonye ngo babashe kubifata bibe nk'ibintu byo kwifashisha, atari byo kubatwara mu bindi bintu. Benshi babonye imodoka bazikeneye, ariko ujya kubona ukabona ayigiyemo ari umwe, indi myanya yose 5 iri aho ngaho, kandi hari abandi bantu. Kandi mwibuke Imana yimuhaye kubw'umugambi wo kugira ngo imufashe no kugira ngo agaragaze urukundo ruri muri we, arugaragariza abantu. Bene data mwibuke ko Bibiliya tubwira ngo mukundane, cyangwa se ukunde mugenzi wawe nkuko ugira gute, nkuko wikunda. Nawe wari ubizi yuko iyo umuntu ahagaze ku muhanda iminota 5, 6 ingahe kuntamera, wumvishe buriya bubabare. Ariko se kuki umuntu agutegera ukuboko aho kugira ngo umwemerere, hanyuma ukamwirengagiza nkaho utamubonye ugafunga ibirahuri? Nashaka kubabwira ngo ikigeragezo gikomeye twita igisubizo ni ikigeragezo bita ubukire, gusubizwa. Kuba umuntu akize, afite imuhagije ndetse afite n'ibisaga, akabigira. Yamara kubigira azi yuko tuzabisiga, yamara kubigira akagira amafaranga kuri konti, akagira amafaranga hirya no hino, ariko bene wabo bo hafi ntibabashe kwiga, ntibabashe kwambara, ndetse ntanabibuke, ntanabiteho. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka ikimenyetso kizaturanga nuko abantu bazanga bene wabo, bazanga biwabo. Nta rukundo rw'imiryango ruzaba ruhari. Umuntu akabaho akamara imyaka n'imyaka adasubira iwabo, ukibaza umuntu amaze imyaka i Kigali, imyaka 5, 6, 7, ariko ntago abashije gufata umunsi gasubira iwabo, asubire kwa mama we, kwa papa we. Ugasanga yarabyihoreye, yifitiye urugo rwiwe, yifitiye abana biwe, everything is okay, ibintu byose biragenda neza, ariko iby'iwabo nibiki ntashaka kubyinjiramo no kubyinjiramo. ngo wabaye iki, wagize ibi. Ni umwuka mubi
wo kudakunda iwanyu uba waramaze kugufata, waratewe n'iki? Waratewe nuko wageragejwe n'ubukire. Ubukire bwakugize undi muntu utakakwiye kuba we, rwagukuyemo impuhwe, rwagukuyemo ibindi bintu. Yes, nagira ngo mbabwire rero kugeragezwa kwacu kuzana kwizera, kwizera nako kukazana kwihangana, kwihangana kukazana kunesha, kukanesha buri kintu cyose cyabasha kutugerageza gishaka kudukura mu mugambi w'Imana. Imana ifite ibyo ishaka kuzakora ku buzima bwawe. Imana ifite ishaka kuzakugeza ku buzima bwawe. Imana ifite ishaka kuzakuvana mu buzima bwawe. Ariko ikibazo ifite irimo iribaza nimpamuvana azagira uhe mumaro kuri bene wabo? Azamarira iki inshuti ze? Azamarira iki impfubyi? Kuko mwibuka ijambo ry'Imana riravuga ngo ninjye se w'impfubyi nka umugabo w'abapfakazi. Imana nimba yifuza kuguha ikintu runaka, nimba yifuza kuguha amafaranga asaguka, sayo kunezererwamo, ahubwo nukugira ngo umenye yuko mwisi hari impfubyi kandi ise waba ari we Yesu, kandi wowe uri mu cyimbo cya Yesu. Mu yandi magambo ugomba guhagarara nka Yesu mu cyimbo ciwe kugira ngo wa mwana ukeneye impuhwe za Yesu azibonere muri wowe. Kubera ko turabizi yuko Imana si yambara umubiri, Imana ni umwuka, izira muri twebwe kugira ngo ibyifuzo by'abayisabye bibashe gusubizwa. Bene data, mukurikirira ijambo muryumve yuko kugeragezwa kwacu kututera kwihangana. Kwihangana kukadufasha kubaho dushohoje ubushake bw'Imana nk'uko Imana ibishaka. Reka mbabwire, ese wageragejwe n'umubiri wararwaye? Ni ukugira ngo uzagire impuhwe, uzumva ukuntu umubiri ubabara cyangwa se ubabaza, indwara ibabaza, bityo ugirire impuhwe abarwaye. N'Imana nigucira inzira hakaza umuntu urwaye, uzamenye uburyo bibabaza, hanyuma nawe ubashe kumufasha. Reka mbabwire, waruzi impamvu Imana yemeye ko Yesu ababazwa? Erega Yesu yari akwiye kuducungura mu bundi buryo, ariko Imana yemeye kumushyira mu bubabare kugira ngo ajye abasha gutabara abababara bose nk'uko nawe yababajwe. Ajye tubasha gutabara abageragezwa nk'uko nawe yageragejwe. Imana yemeye ko buriya bubabare bumubaho, nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo agire ishyaka ryo gutabara abagize gute, abari mu ntambara, abari mu bibazo. Reka nkubwire, ubabara urimo, intambara urimo, reka nkubwire, ni ukuri Yesu arazumva neza. Amarira urira nawe yarayarize, umubiri ukuntu kurya nawe waramuriye, n'inzara byose, yiteguye kugutabara. Ariko se muri ubwo bubabare yifuza kugutabaramo, wahakuye isomo ki? Haraguhinduye? Hagufashije iki? Hariho abantu bajya mu bigeragezo yewe bikamara n'igihe kirekire, ariko ugasanga ntago byamutunganyije, ntibyamuremyemo undi muntu nibura Imana ibasha gukoresha kugira ngo abashe gukemura ibibazo, abashe kuba ari umuntu uzana igisubizo. Ugasanga reka buriya abantu bose bakora ibintu bikomeye, abantu benshi bakora ibintu bikomeye, uzababaza hano baciye mu nzira ikomeye nabo, ariko babasha kugira gute? Babasha kumva abandi bantu hirya no hino, kubera ko nabo bari bazi uburyo bigira gute bibabaza, biragatsindwa. Rero kuba waba uri mu butayu, kuba waba uri mu bindi bigeragezo, ariko ibyo bigeragezo ntibiguhindura undi muntu uzabasha gutanga ibisubizo mu gihe ku bandi bantu bari muri ibyo bibazo. Reka nkubwize ukuri, inzira wanyuzemo wowe ubwawe, inzira wanyuzemo hari abandi bazayinyuramo, ni wowe uzabambutsa. Wenda kwambuka wowe uzambutswa n'Imana, ariko abandi bo bazambutswa nawe, kubera ko nibyo Imana ishaka kukwigisha. Imana irashaka kuzambutsa abantu banyuze mu nzira ikomeye wanyuzemo. Waba uri hanze, waba uri mu bindi bihugu, umaze kugira ubuzima bwiza, menya yuko ukwiye kwambutsa abantu, nawe abantu ukabajyana hanze, ahantu batazongera gutekereza ngo ejo ndarya iki, ejo bundi ndanywa iki. Ukabavana ahantu ukabageza ahandi, ahantu batazongera kwibaza ko inkweto yanjye ishaje nzongera, kubera ko harimo abantu rwose bakira.
utuntu dutoya akumva nyine akumva nta muntu wabura umunyu, akumva nta muntu wabura amafaranga 15 yo kwishyura inzu, akumva nta muntu, akumva kugenda n'amaguru n'ibintu biri aho ngaho ntibikivunana kubera yuko nyine umaze igihe mu bisubizo. No, tekereza neza ko wigeze kunyura mu nzira ikomeye, abayirimo Imana izaguhuza nabo, uzabumve uyibakuremo. Tugana ku musozo kuko nta kantu gatoya nagira ngo mbabwire ngo urukundo rw'Imana rujya rubasha kwemera ko tunyura mu bigeragezo, kugira ngo irukundo rwayo rumaze kugera muri twebwe ruzabonekere mu bandi bazifuza ibyo Imana bazifuza. Kambabwire, wenda hari umuntu ubu ngubu uri kwifuza akavuga ati okay, njyewe ndifuza kurya gusa nkumva ndariye ibiryo byose, kugira ngo uwo muntu uzaba ufite ibintu yifuza biraho bisanzwe, wowe ubwawe uzabe ufite umutima wo kuba uko kwifuza kwe wagusohoza. Imana niyo irangiza kwifuza kwacu kandi kurangiriza binyuze mu bantu. Rero nagira ngo mbabwire ngo nimutungane rwose, ibibarimo ibyo muri kunyuramo bibatunganye rwose, Imana ibagirire neza. Ndumva nabasengera amahoro y'Imana agakomeza kuba muri mwebwe. Uwiteka Mana, ndagushimiye ko uduhaye kuvuga ijambo ryawe. Uzumva kino kiganiro wese azagira inyota yo kugushaka, kandi uzite kubyifuza asaba, hanyuma umusubize. Abari mu ntamba n'ibigeragezo ubafashe kubivamo, ubabere igisubizo mu izina rya Yesu. Amen.